umwana w'amaboko arampamagaye, umwana w'amaboko arampamagaye, yewe. Allo sweetie honey baby panshu, mumeze mute se sheri? Yo nanjye ndabumeze neza. Ashaka mukunda imitoma abakobwa mana yanjye. Ngaho nawe ntera umutoma ngo ndisi gusa nawe akabya isi n'ukuntu yugarijwe na coronavirus ngewe ngo ndisi nanutse. Ubwo niba ndisi nawe uri coronavirus inyugarije sone. Abakobwa mwamura aho ngaho mwiyemeye, umuntu yakubwira ngo reba nk'inyani mu ruhongore ukishima, nawe uri inka sha noneho. Ndagututse ngo uri inka ngeze kwambwiye ngo ndisi hano ko munasesengura kuki munakubwiye se ngo reba nk'inyani mu ruhongore wishima. Inyani mu ruhongore ntabwo ari inka, wayikwereka iri guta imisuswe noneho ubwo wamenye icyo baba bakubwiye. Kugira ngo ujyana amatereka mfizi ugasanga wishimye wayagaye. Amafizi ntabwo ari inka, wayikwereka iri guta amase noneho iyo yarwaye n'inzoka nibwo wakongera kuvuga gutya. Kugira ngo utega amaboko nk'inka z'inyambo ukishima, ntabwo se ari inka. Ubundi mwebwe abakobwa umutoma babatera muzanasesengura nawe babana batuka. Nenda nakubwiye ngo uri inka, inka igira amatatu rero akadutunga abana bacu n'iki byose none urarakaye ngo nkwisinga. Inka tuvana ifumbire tugahinga tukeza, none urarakaye ngo nkwisinga. Kugira ngo uranginya ni mu ruhongore ugasanga wayagaye, ntabwo ngo ugenda amatereka mfizi ugasanga wishimye, ntakubwira ngo utega amaboko n'inyana n'inka z'inyambo ukishima. Ubwo se baba batakwisa inka ni hehe? Ndanagukupa njyewe ahubwo. Reba we ni wa muntu nubaha wa mukuru we shanda kwemera we ntabwo nakwitaba ntapfuka. Wabipa kuki umuntu ibahari babimenye usi kuko nguko koko ngewe mfukame amavi yanjye ari ndabakujya nkayihenda koko wewe wabipa nzongera iyo musaza ntari kabisa ni amahoro sha Hussein niguma mu rugo nyine usubize ko bya corona byateje ibibazo. Reka sha Hussein uravuga n'ibintu byo gusenga mani, byo gusenga byarangiye neza mu gusenga kuko twabaye abapagani. Ubu neza mu kabari ko twakijwe twezwe kandi shawa wacu byaje umva cyaka ni cyose ibyo rwose wagiye.